wangamiye ni by'iki gihe seriveri seriveri ubwo niba ari uko haba hari abantu benshi seriveri baba sayo bacu ubwo baheruka kwangaja seriveri arambwiraga kumva ariko muri iyi minsi kubera ko akazi kabuze bigira uko babishaka seriveri seriveri bangaho babaye seriveri bantu ko mama ibitesha umutwe koko ntibibura ariko nkura mu kazi ntibareba nkura mu kazi ninde bite muramaze ni byiza nyine ni ngewe kampani ishinzwe abakozi yari yohereje kuza hano okay nje shaka sayinapo ishyushye plastique akunda payinapo nka kera payinapo ni ingenzi mu mubiri wanjye ndayikunda cyane ngo barayikwandikiye kwa muganga ashaka ari paracetamol ngo ni ingenzi abana bajya ngo barayikwandikiye ashaka ari imiti ya mu gitondo nyuma ya saa sita ariko nabwo banywa ibinini buriya se paracetamol si bari ingenzi y'umutwe kuriye ejo ndaneye indobo tu ahubwo ntabyo uzi aha abivuga urabizi atereta abakobwa benshi ese kuba batereka benshi nicyo gituma kwa buriya ninjira bimuteye muri iyi minsi najya uducanga kandi gatongo yarayiteye cyangwa yari guteka urimo oya kandi igihe nta kiguhaye nageze y'indege ubwo si ubwo nuko byagenze bibwira wa musheri wawe se akakugurira harya umbwiye ngo ni ngewe kampani ishinzwe abakozi bereje kuza gukora hano birashoboka se uzi gukora akazi ko mu rugo ndabizi ko ndi kubona utabibashara atari ubwa mbere nkoresha abakozi abakozi turatandukanye mabuja ntabwo bishoboka hindukira ndebe reka umva umukozi twamubonye sohoka umukozi namubonye genda gerayo mugenda amanyashanya ngo muje mukaniki naho n'isoni wowe bite wasanze se atari neza ntabwo ikibazo rwo atari neza abantu banywa nk'imodoka zishaje izuba ryaka icyaka kimeze nabi pe
hano hantu hanzanye ni hari n'amahumbezi y'abantu bavuye muri Kenya ni hano baca. Fresh one. Nandangira se. Aha niho bita kwa boss. Kwa boss. Kwa boss ko se agenda gute? Inyuma wuname kugira ngo niba ari uwo muntu. Basore b'iki gihe ntabwo bazicunga neza. Ubundi se umusore wambara rinete urabona atakubacunga neza iyo sakoshi yawe atayiba. Ego baby nabayobozaga nta kindi kuyoboza abasore b'i Kigali niko bamera. Umusore wambaye rinete arakwiba yifata. Oya nta iyo sakoshi yawe Yashashera umubwiye Ni byiza. Uvuye mu rugo se? Mvuye mu rugo nyine bambwiye ko umukozi bamubonye. Ni wowe mukozi kampani yari yohereje? Yego ni njyewe. Ko nduzi hakinze se ninde ukubwiye ko umukozi bamubonye? Ni mabuja nyine ubimbwiye ngo umukozi yamubonye. Aka kanya se umukozi yabajera? Aka kanya mvuye hano kuri kampani wohereje abakozi babiri? Oya ni njye nyine wohereje. Nyine mabuja nimba ari kutanyishimira ntabwo mbizi. Cyangwa ntago ari uhasanze? So umugore munini se. Umugore wanjye ndamuzi ntago ibyo yabikora. Tugende turebe ko ari we nawe uratebya ariko se wa mukobwa we mabuja yakwirukanye uzigiye tumaze nta Madamaze ugarutse hano kugira ute? Ko nakwirukanye ugarutse hano kugira ute? Ibyo uba wigira ni ibiki? Ko nakubwiye ko mfite umukozi ugiye hehe? Koko se wari wamwirukanye? Uyu nguyu namwirukanye nta kazi ashoboye. ese kuki ateye kuriya? nyine niko ameza ko mushitanye ntabwo namwanga ntabwo nakomeye. Ntabwo turi na hafi. Maze iminsi mvuye hanze nyine twari turi kuvugana kuri phone nende kumuhamagara nayifate niyo mpamvu nanje kuyoboza uriya sister. Aya maze iminsi ndi muri Kenya. Niho nari maze iminsi. Sister. Ziko wagira ngo abantu tuziranye. Ntabwo ngene nibaje niba ari ikintu. Tene byaramaze kumbwira ko nyine wenda nuko mutari Yangize ngo rwose gusa nyine nta kibazo. Nesohotse ntari bari gusohoka. Oya nta kibazo n'ubundi twari turi kuvugana kuri phone nuko phone yari yanze kuyifata navuga ati reka mbanze mbayoboze nta kibazo. Maze iminsi ndi Goma bya bintu by'amasasu byavugaga bagaterekana kanisubire iwacu naye iwacu nyine yari nta ariko ntabwo nkunda kuba mari cyane. Nawe uvuye hanze? Nta kibazo. Andikaho Idi. Sawa nyine nta kibazo. Uzikambwiye ngo mabuja aramwirukanye nkagira ngo ari kubeshya. Nta kazi ashoboye ngiye nabonye. Nta kazi ashoboye supimishije ijisho. Erega ngiye ntabwo nshobora gutunga abakozi bameze batyo. Wabuze undi mukozi ushobora kunshakira udafite ayo manyasha. Reba ko nameze njya abakozi nk'abo ngabo bafite amabura ameze gutyo simba shaka. Ikibazo se n'inyashi. Simba keneye uzanshakira undi mukozi. Umukobwa afite nyashi ihera. Nimba wumva ko wanazanye utamushimye uzanshakira. Ubuse kampani muhisemo namwizeye. Umukobwa ufite amabura ameze atyo ntawe nshaka nawe. Nyine muri uru rugo ndabarambiwe cyangwa umbwire yuko ukeneye undi mugore wa kabiri. Nkada. Nuko bimeze. Nasohoka agenda. Ntabwo bishoboka nta nubwo bishoboka nta nubwo bibaho.
cyangwa Umugore wanjye ntaravuga ndamuzi. mpagurutse n'ibyo ushaka. umugore wanjye ndamuzi abatebya ku Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. ariko madamu ujye worohama Ntabwo uzaba ikibazo muri sosiyete we n'ikibazo ku bakozi ko erega nakubwiye ko abakozi nk'aba mbarambiwe. ese ubu no ndabarambiwe. ubu koko Reka ndabarambiwe nabikubwiye kenshi. Igire mu- Ubwo n'umugore wa kabiri ushaka ubimbwire, jya mu nzu ubimbwire. Arye ariko wowe akazi kose ntikakunaniye yinjire, yinjire, yinjire gusa cyangwa se ukirere uhitemo ninjire agende.